Nama nungi yentunguka ya Nyabushozi. Uri mcyaha kugira icyo waguza ukiguze ugambe cyo rugamba ahubwo ikituru kwendera izo sente. President atwegese yakoraje munonga kamukuru wihanga abayana yegesa abantu fundraising. We fundraising yarukunda n'abantu kumanye cyo barukwenda rero bakashonda. Iyo makatamu umurimo kakoro. Isomero ry'akajumbura nryetengwa aho ko abana batwara kurgango bazarwetamu narukwambuka obuseri twendishomera konkasha barukwendishomera aho kukira yeno bayi. My Lord Bishop nabuza abarukwenda isomero ry'akajumbura munongano bayi n'abanyakajumbura kandi cyo kuretera abantu baremwa kushashura school fee. My Lord Bishop naho kushomeseza abana hari government negira ngo burumuruka kubegurumu primary school ya government kunkana abasa kuba mu ya private nkaya bwambare na izindi za private kunkabe haramu government aided school ya government ahabwenje umwana rare uwanyana agende se bigeraza hishomero agarike ashashure icyango munonga hakiri shiringe mutwaro mukaga ugu tarukurga mu ishomero yushi government ugwayo nuko hataha. My Lord Bishop government umwaka amezi mukaga gataka hoire kagogora headmaster bakakuletera millions zingahe za school rehabilitation gamba milioni 10 za Jerome Central Government zikazaha district ikazereta hazo ku rehabilitatinga ugono muganda gwa government. Ugondo muganda gwa government Geoffrey kagogora na timu yao nabashashura umushara nuko naruto ugono muganda gwa government igareke letaho ebitabo eletaho nebindi byo kukozesa nibasa kutamara ahabo kuba tuyine byetengo binjo mu ihanga kandi budget yitu ningi. So neberiye nshobe kuteka ngo ishomero ry'akajumba ni ishomero rya government azo kateka mu government niyerije kora buri kimwe cyono nicyo ndukubashaba utwatanise na nyereba na ijandi yaha nito ntendeka munonga ngatureba ngo hagire cyakora umukajumbura akajumbura nuko karukukirayo okugera cooperative ero kukoraje umunyabushozi kaharkenye na cyakabunga bena habo kwetenga ngo akajumbura nako kashane nebindi bicweka nicyo cyandetaha nanye no kwetrijagura kwatanise nimwe turebe gutwayembeke kizimbi cy'abana kandi cyabo cyatureta no kombe kishono kandi ni sente zinejana zo munsha kandi tinkwenda kwigarre kandi nyenda kuzugurende kuko kwa wakomzina rwajya ngo uguze ukabona benda ngo ugure we niza kugura enyana kasha akiragura icyo tini kumanya hiyaraga konke biragero nibigira biti hari mu byamemba wa parliament aho apart ikituru kwenda ni sente kundu kujugure sente nje iwo inorusa kujinya kukagitwara aho byamemba parliament nibizaraho apana hati yagera ngo tumwete kajenye Wilson MP miliyoni 3 umurundo gumwe 10 Wow Bishop yamtera ariko muzaba kenana miliyoni 3 n'imtwaro kenana miliyoni rugumwe miliyoni 4 mirundi 2 miliyoni 4 mirundi 5 nabane bafitero mugaro kama wampero muki Nama nungi yentunguka ya Nyabushozi.